Mwiriwe neza bakunzi bacu. Yes, aha ngaha ngiye kukwereka ukuntu ugiye uzajya ukoresha data block. Yes, ushobora kuba waba udafite aho izo data block uzikura cyangwa se aho uzishyira, ariko ni ahantu habiri honyine uziva: muri groupe ya WhatsApp yanjye cyangwa se kuri Telegram. Niyo ufite nk'umuntu wagusharinze link ya Telegram, akaba ariho uzajya ukura za data blocks n'ama gift card bagenda bashyiraho. Yes, rero ni byiza ko wakurikira neza uko bigenda, nawe ukabikora kugira ngo uzamure MPC zawe zizamuke zibe nyinshi. Mbibutsa ko abantu bakora mining ya Satoshi. Yes, kuriya twukuraga ama hashcard tuyakura ku ntuza muri Telegram cyangwa mu magroupe ya WhatsApp tubamo, niko naho hano bigenda. Reka twinjireho turebe. Turaza dufungura application yacu Metapop. Where is it? Metapop. Yes, nk'uko muri bubibona, uraza urebe ahantu handitse ngo tools tuhakande. Yes, numara gukanda tools, urabona ko ngewe namaje gukora initiate. Izi ngizi ntabwo barazikorera execute, ariko hari izo ntaragira. Urabona mfiteho dark stone and firestones. Izi ngizi nazo nizo ngiye gukorera initiate. Ubireba nawe kuri data block, uzireba kugira ngo nzamure MPC zanjye. Noneho tuba dufite utuntu tubiri. Tuba dufite data block and data box. Muri data box niho dusangamo icyo twita gift card. Gift card uragenda ukareba umuntu washyizeho kano kantu aka, niba yagakoreye copy uri kubibona nawe, ariko nawe ushaka kugakorera copy ugagahereza mugenzi wawe cyangwa ugashyira muri groupe ya WhatsApp. Ndibuze kuyisiga kuri description uyibone. Yes, noneho wowe uraza ugakanda kuri kano kaboro, uraza ugakanda kuri aka kaboro aka, ugakandaho. Iyo ukanzeho rwose bahita baguha ahantu ho gushyira mu nza zawe gift card, gift box ukuye ku ntuza muri WhatsApp group cyangwa se na Telegram n'ahandi hose birashoboka kuba wayikoreye copy. Yes, reka rero turebe ngo ni gute badinga ama MPC, ni gute bazizamura. Turaza tujye muri Telegram group. Nitumara turebe, turi gushaka dark nayo bita firestone. Yes, kadukoresha iya firestone. Turebe 7899 B8 D4 4265 neza. Duhite dukora copy. Nitumara gukora copy, duhite dusubira muri Metapop yacu. Tuze kuri tools, tegereze gake
byibagijwe amadata yanze. Yes, murabihanganyeho gatoya, network zari zanze dukomeze. Turi buze muri Metapop yacu. Tegerezeho gatoya tuze turi kuri tools. Sorry. Yes. Nako bahise bamaho izindi, ariko twari twagikoze iyo Firestone. Yes. Firestone dukande participate. Ariko iyo ushaka nawe gusharinga inunza iyi coin yawe, kanyite coin, ukanda initiate. Ariko tweka dutande participate, turangiza dukore paste. After paste, we click on confirm. Urakanda kuri confirm. Yes, urabona ko uyu nguyu ngo iyi kode yiwe ntago haze. Turasubira muri Telegram. Sorry. Telegram group. Turebe Darkstone 580 5801 385 B 39. Turangiza dukore copy. Muri hangana video yabaye ndende, ariko nta kundi twabigenza. Kadutande turi participate cyangwa se participate, then dukande paste, turebe, kande confirm, turebe. Yes, nako batubwiye ko iyi yabaye used. Kadusubireyo nanone muri hangana, turebe itararangira cyane. Turebe iya 1 4 5 3 4 D 2 2 5 1 6. Copy, then come here in Metapop. Turebe dukande participate, paste, confirm. Tegereze turebe ibyo batubwira. Yes, murabona ko twabaye participate hano. Urabona ko
njye nzagayininga force, yes force, ubwo umuvuduko nyine uziyongera, uzaba ungana n'ibihumbi 7,800. Reka turebe indi twakorera participe, reka turebe iri hafi bashyizeho, turebe. Ndabona tutari kuyibona neza, gusa ni kuriya. Turebe iyi water magic nimba bayiduhaye, turebera, ariko ndumva ntayo baduhaye. Water magic katapfe kuyishyiraho turebe. 2 EBD 3 E8 A42 water magic copy. Ariko ntayo baduhaye, iriya twari dukoreye kopi, ariko ntacyo bitwaye. No, hari uburyo bakoramo KYC ya Metapop. Yes, uraza ugakanda kuri kano kantu kangaka, aka kana kari hafi ya setting, kabanziriza setting, ukagakandaho, umara kugakandaho urabona ko ngewe identity certification under review bari kuyireba uko KYC maje kuyikora mu kanya, ariko ahangaha ahangaha wowe uraza bakubwira ngo ukore identity verification, ariko nta na identity wapi, ni ugushyiramo nimero, ushyiramo amazina yawe ya nyayo, ugashyiramo email, ugahita ukanda, bahita babikwereka tu. Ni ibintu byoroshye cyane. No, video yabaye ndende, muratwihanganira, gusa ariko ubu ngubu ndaza kuzagaruka nkwereka ni buryo ki bazajya baguha USDT zawe bitewe na level ugezeho. Ubu ngubu bahera kuri coin 5,000,
bitanu no koyini 500, yes koyini 500 niho batangira bakaguhemba. So rero dukoreshe ziriya koyini ziriya fosi bari kuduha vuba vuba kugira ngo tuzamure umuvuduko turi ku mayiningiro, kugira ngo natwe dutangire bajye baduha ama USDT. Nimba uri kubireba neza aha ngaha mfiteho 0 USDT, ubwo urumva rero kandi daily wadi 0 USDT ntaho ndashyika tu. Yes, murakoze cyane kandi subscribe na sharing n'inshuti zanyu ntacyo bitwaye. Gusa hari groupe turi gutangiramo ziriya fosi nyine, tukazajya tuzisharinga hagati yacu nk'abamemba ba groupe ya WhatsApp, kanze ndayishyira muri description. N'abantu bashyashya bashaka kwinjira gukora account, bashaka kumayininga Metapop, na link nayo ndayihasiga, wagenda ugakanda, cyangwa se wumvishe bidashobotse watwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 666 5369, 0788 666 5369. Ndasubiramo 0788 666 5369. Murakoze cyane, ibihe byiza.